Bakunzi ba Mbogunez TV ndabasuje ndabaramukije cyane ndabifuriza igitondo cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye yaba ibihugu bya Afrika yacu abaherereye ku mugabane w'Uburayi abaherereye ku mugabane wa Amerika namwe muri ku mugabane wa Aziya ndabasuje cyane ndabifuriza kandi akazi keza mwese mufite akazi namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda nta gucika intege cya mbere no gusenga Imana no kuyizera uko Imana nigena byose. Iyi mukurikirana rero ni Mbogunez TV nge mugiye kubana nayo mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'igiciro gikomeye cyane. Ndabashimiye cyane nawe utarakora subscribe si umwanya muto ugakanda aho ngaho handitse hari akazogera amasegonda make cyane. Ndagushimiye cyane kuba ubikoze Imana ikumpera umugisha. Uyu munsi rero twagarutse tubagezaho inkuru ikomeye cyane iri kuvuga mu bitangazamakuru ni y'umuhanzi. Ni y'umuhanzi witwa Charly Ngenayo mwamenye ku ndirimbo nyinshi yagiye akora harimo Icyubahiro, Niwe, Si Umuhemu, ni nyinshi. Nyuma y'imyaka rero igeze kuri 15 yagarutse mu gihugu cy'amavuko cy'u Rwanda aho afite igitaramo gikomeye cyane ku itariki 29 z'ukwa 11 umwaka wa 2025. Ni igitaramo yise Niwe Healing Concert kikaba kizabera muri Beka Arena. Ni igitaramo rwose kizaba gikomeye cyane nyuma y'uko rwose yaramaze imyaka 15 adakandagira ku butaka bw'u Rwanda akaba tuzaniye ibintu bikomeye cyane. Rero kubifuza kuzataramana nawe amatike mushobora kujya ku rubuga rwiwe rwose hari ahantu amatike ari kugurishirizwa nawe ntuzacikwe kongera kumva Ngenayo Richard yongera guhogoza muri za ndirimbo ze twagiye tumenyera cyane rwose ko izo ndirimbo zagiye zitwubaka mu buryo butandukanye. Nakwifuriza ko nawe wazaba uhari rwose kugira ngo ubashe gukurikirana izo ndirimbo nyinshi cyane ko hari n'inshyashya rwose icyo gihe azaba aririmba kuri uwo munsi ubwo azaba akora icyo gitaramo cyitwa Niwe Healing Concert. Ku kibuga cy'indege rero akaba yakiririwe n'itsinda rigari koko ry'abanyamakuru. Abanyamakuru bari bamanutse na za mikoro na za kamera sinakubwira. Urumva ko byari igitangaza gikomeye cyane bitewe n'uko imyaka 15 atagera ku butaka bw'u Rwanda. Abizi ko ari umuhanzi rwose uririmba indirimbo zaririmbiwe Imana ukomeye cyane twamenye mu myaka ya za 2008 2007. urumva ni umuntu ufite ibigwi bikomeye cyane. Rero nawe ntabwo wari gucikwa n'iyi nkuru rwose uri umunyamakuru agomba kujuriyo ukabatunga kamera ukageza abakunzi bawe ku biganiro Richard yagejeje ku bantu batandukanye. Hano rero nkuko mubyiyumvira afite akanyamuneza gakomeye cyane ko kuba yageze ku butaka bw'u Rwanda. Nicyo ahishiye abanyarwanda bamukunda kandi bamukurikirana. Mutega amatwi mwumve ako yabivuze. Ashimishije ni ngaragaje urukundo gasanzwe kandi Imana ibahera umugisha. Nabonye faces nyinshi cyane z'abantu twabanye kera ariko igikuru cyane ndashaka kubashimira ko mwagize patience. Indege yatinzeho gato ntabwo byari muri intentions zacu so kandi ariko mwahabaye you guys are
are really a blessing. Narimbajije ni iki kintu umva ufite amatsiko yo kubona muri Kigali? Kigali ni abantu cyane cyane mere kuri mwebwe ari ukuntu ugeze kugaruka iwanyu, there's nothing can beat that. Urugera mu Rwanda gahita wumva amahoro aramanutse kumva bavuga ngo arasesekaye muri wowe. N'amahoro, ndumva afite amahoro, ndumva afite umunezero kuba mbabonye mwese, kuba nje iwacu, kugarutse iwacu. Mfite urukumbuzi runini cyane nzabagaragaza kuri BK Arena, kandi I can't wait to meet all of you guys. Imyaka 15 utari mu Rwanda, byinshi byarahindutse. Ukigera hano ukabona navuga ngo Sisters bose bari hano, ari Ngahongayire, Tonzi, abantu winspirinze mu gukora umurimo w'Imana. Ubyakira ute, bigukora ku mutima gute? Icya kabiri reka maze kimwe kirimo bibiri. Ufite igitaramo kuri 29, wasize inyubako nka Kigali BK Arena idahari, abahanzi by'umwihariko ba gospel bagiye barimo barabikoramo, barimo barayuzuza. Witeguye ute kuyuzuza cyane ko aribyo turimo turatekereza? Hari barumuna bawe bagiye babikora, bambonye ba Kristo ndasingwa se barabyumvisha. Icyo niteguye ni akenshi nkunze kureba ku bantu cyane kurutsa ku bintu, ariko ku gihugu cyanjye Imana ibumugisha igihugu cyanjye. Ibyo bakoze harimo iterambere ari ryo ryavuyemo za BK Arena n'ibindi byose, ni ibintu bigoye. Ubaze igihe tumaze tuvuye mu byo twavuyemo, ukaba ureba u Rwanda uko rumeze, aho rugeze uyu munsi. U Rwanda ni ruto ariko si gito. U Rwanda ni igihugu wavuga ubu ngubu for now, ntago wibeshye uvuze ko ari igihugu gitema amata biranze. Twizere ko ugiye kuyipulinga. So BK Arena ni ntoya ahubwo. Kubera ko BK Arena burya ntago ari umuntu yuzuza, ni Imana iba yazanye abantu bayo, iba yarakoze mu mitima yabo. Cyasaba bafite ya nyota, buri wese afite inyota yo kuza kuramanya na wa muhanzi cyangwa se wa muramyi wabafashije. So ni Imana izuzuza BK Arena. Hari n'izireze na za stade, hari abantu bazajya bazizuza, ariko ntimukarebe cyane kuri abantu buzuye. Reba uwabazanye, ariyo Mana ishobora byose. Uwiteka Nyiringabo arakomeye.